Dr Didas Kayihura muganga umuyobozi mukuru wa kaminuza y'u Rwanda yatangaje ko icyo kaminuza y'u Rwanda izakomeza gukora ari ugufasha aba banyeshuri gukomeza kwita ku masomo yabo ndetse hakaba nayo bazajya biga bakoresheje iyakure. Yavuze ko kandi amasezerano basinyanye na University of Medicine, Science and Technology yo mu gihugu cya Sudani atari ukwita kuri aba banyeshuri gusa kuko hari n'indi mikoranire izaza nyuma y'ibi bihe. Kuri twebwe twabakiriye kubera ibibazo barimo kugira iwabo by'intambara bitashobora gutuma bakomeza amasomo yabo. Icyo twasabwaga cyane ni ukubaha ubwo bumenyi kugira ngo bo kudindira mu gihe cyabo. Baratangiye iby'amacumbi, iby'ibikoresho byindi bo barabyifatira, barasharije babyitaho, n'ubu ngubu bakodesha aho bazajya baba. Ntabwo ari twebwe tubishinzwe kuko murabizi ko yenda natwe tudafite ahagije, ariko icyo batwifuzaho cyane ni ubumenyi, ni ukuborohereza, kubaforoma mu mavuriro aho bagiye gukwira hirya no hino, bajyana n'abanyeshuri bacu babigiraho, bigishwa n'abaganga bacu, inzobere zacu, ariko n'ababo baje babakurikirana umunsi ku wundi. Kuri twe rero ni ubumenyi cyane cyane tuzaba dusabwa. Ibindi by'amacumbi, iki za apartment aho bazajya baba, ibyo ngibyo babyitayeho, barabyiteguriye. Ntabwo amasezerano turimo kugirana n'iyi kaminuza ntabwo ari ay'iki gikorwa gusa, nta gikorwa gihoraho, ibikorwa byinshi bitandukanye, harimo cyane cyane komeza kujya duhana abanyeshuri abacu bakajyayo bakigira iwabo, umutekano n'uba wamaze kugaruka, n'ababo bagakomeza kuza hano, n'abarimu inzobere zabo zikajya ziza zigakora mu Rwanda, n'abacu bakajyayo. Abanyeshuri bacu bashaka kwispecializa kuko uko mwabyumvise muri kaminuza ndetse no muri Sudani muri rusange bafite inzobere nyinshi zitandukanye. Abacu bazajya bajya kwihugurirayo kubona ayo maspecialite atandukanye. Ni ibikorwa gukomeza ubushakashatsi, ubufatanye bw'abashakashatsi babo n'abacu bazajya bafatanya mu by'ubushakashatsi n'ibindi bikorwa byose za kaminuza zigenda zikorana, byose birimo muri aya masezerano turimo gukorana. Dina Sami Hassan Mahmoud, Lagab Silalika Ali Hassan ndetse na Zena Abdelrahim Khalifa ni bamwe mu banyeshuri baganira na BTN TV, aho batangaje ko bashimira kaminuza y'u Rwanda yabakiriye muri ibi bihe bigoye, ndetse batangaza ko bishimiye uburyo abanyarwanda ndetse n'u Rwanda babakiriye muri rusange. They're very helpful people. They like to help and they're very N'abantu beza bakunda gufasha kandi bagira amatsiko. Batubazaga aho duturuka, umuco w'iwacu, nakunze ukuntu nabasobanuriraga umuco w'iwacu. Badufashije cyane wita twiyumvamo hano. And they made it easier for us to live here. I haven't seen any of the hospitals in Rwanda, but I have ndageramo byo mu Rwanda, gusa sinshidikanya ko ari byiza. Kaminuza yacu ifite abarimu beza, nibafatanye n'abahano twizera ko bizarushaho kuba byiza kuri twe. Yani Rwanda really surprised me in all sorts of aspects, the country, the people, the culture. It was such an interesting. Mu Rwanda hantangaje cyane cyaba igihugu, abantu baho, umuco, mbese nakunze ahantu cyane. Ndi gutekereza ko nazigumira hano kuko ni igihugu cyiza cyane, ndi kubitekerezaho pe. Such amazing people, lovely people to interact with. So I'm kind of thinking about it. Umuyobozi mukuru w'iyi kaminuza ya University of Medicine, Science and Technology, Professor Mamouni Homeida, yavuze ko nyuma y'uko intambara ibirukanye mu mugurwa mukuru Khartoum, bahisemo kohereza abanyeshuri mu bihugu by'amahanga kugira ngo bakomeze amasomo, bityo bazatabare igihugu igihe intambara zizaba zirangiye. Aho yatangaje ko impamvu bahisemo u Rwanda ari uko ari igihugu gifite amahoro ndetse n'umutekano. U Rwanda ni igihugu gifite amahoro kandi cyakira abantu, gifite abantu beza, gifite ikirere cyiza, kandi twaragikunze kuko n'ubusanzwe ni igihugu ubona ko gifite ishusho nziza ku rwego mpuzamahanga. Kaminuza yacu kuri ubu ngubu yamaze gufatwa, iri mu maboko y'inyeshyamba, ntabwo tuzi ibikorerwamo imbere, nta muntu winjiramo kubera yuko yamaze guhinduka ibirindiro by'igisirikare. Ubuzima muri Sudani busa n'ubwahagaze guhera muri Mata 2023 ubwo intambara yashyamiranyije ingabo za leta ziyobowe na General Abdel Fattah al-Burhan ndetse na RSF iyobowe na Hamdan Daglo. Kuva icyo gihe amashuri yose yahise afunga imiryango. Mu masomo aba banyeshuri bazahabwa harimo aho bazajya bajya mu bitaro bitandukanye mu kwimenyereza umwuga, hakaba n'andi masomo make bazigishwa hifashishijwe iyakure kubera ko bamwe mu barimu babo bari mu bindi bihugu. Kaminuza zombi kandi zikaba zari zimaze igihe ziri kuganira ku mikoranire irimo gusangira ubumenyi binyuze mu barimu, ubushakashatsi no kohererezanya abanyeshuri bagafashwa n'inzobere mu ngeri zitandukanye z'ubuvuzi n'ibindi. Kaminuza y'u Rwanda ifitanye imikoranire n'ibitaro bine byo ku rwego rw'akarere bizaba binafasha mu kumenyereza aba banyeshuri. Ibarushimwe Bihoki Keve Christian, BTN TV, i Kigali.